Reka nongere ngusuhuzana ariko nguha n'ikaze we mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uruha agaciro wamaze gukanda subscribe. Nibutse nawe utari wayikora kuyikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose duseye inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5 kuri 5 tubashe kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri Ukuri News TV. Tugarutse ro muri studio gitaraganya dore ko ari amakuru yihutirwa, amakuru y'irahira rya Perezida Paul Kagame aho kugeza ubu ngubu abashiye kuba yagera muri stade hano kuri stade Amahoro turahakubereye. Wowe icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV, kandi niba wararangije kuyikanda uruha agaciro gakomeye. Natwe niyo mpamvu tuje hano kugira ngo tubashe kuramburira hamwe izi breaking news dore ko ari amakuru bagezweho. Kugeza ubu ngubu Perezida Paul Kagame akaba agiye kurahirira kuyobora u Rwanda. Rero abanyarwanda ubona ko bameze neza kabisa, bafite akanyamuneza, ababyinnyi ubona ko bameze neza, abahanzi bacu, ibyamamare muri muzika, ibyamamare muri sinema, ibyamamare aho biva bikagera biri aho bitandukanye, aho abanyamahanga ndetse n'abaperezida bagiye batandukanye, aho kugeza ubu ngubu Perezida Cyril Ramaphosa ndetse umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Kainerugaba yamaje kuba yahagera, Muhoozi Kainerugaba, ndetse umuyobozi mukuru w'ikirenga ariwe perezida wa Mozambique, perezida wa Zambia nawe yabashiye kuba yahagera. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe nubwo yagize impamvu itumvikana yaragiye kuba yahagera, ariko yamaze kohereza ibaruwa ikubiyemo impamvu zatumye atahagera. Reka tukubwire ko abayobozi bagiye batandukanye ndetse n'abandi bakomeye mu bya politike bari hano kuri stade Amahoro, aho turimo gukurikirana umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame. Rero nk'uko mubibona amafoto ndetse na video birimo gutambuka aho ngaho kuri screen zanyu, kurahira bibaye mu gihe Perezida Paul Kagame yabashe kuba yatsinda amatora mu buryo butunguranye, aho yaje kuba yatsinda ku majwi ari hejuru, ari nako Perezida w'u Rwanda Paul Kagame we agiye kurahira, ndetse twizera ko agomba kuba yageza indahiro nziza ku banyagihugu, cyane ko mu biganiro yatanze ndetse no mu matora agiye atandukanye yagaragaje ko akunze abanyarwanda ndetse n'abandi bose batuye mu Rwanda n'abanyarwanda batuye hanze muri rusange. Ari nako tugenda tureba indahiro ya Perezida Paul Kagame nk'uko muri kubibona. Perezida Paul Kagame akaba ari we mugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, aho tugiye kuba twakumva indahiro ye, aho bivugwa ko abanyepolitike bamwe na bamwe batangiye kuba bafata ibyicaro cyangwa se bafata aho kuba baruhukira, ndetse umutekano ukaba uhari muri rusange. Kugeza ubu ngubu tukaba turimo kubona umutekano umeze neza kabisa. Wowe nyaboneka utari wakanda subscribe yikore aka kanya kugira ngo buri gihe cyose duseye inkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona mu bambere, ndetse tujye tubasha kubana 5 kuri 5 mu makuru ndetse n'ibiganiro tunyuza hano kuri Ukuri News TV, tugenda tukugezaho amakuru yizewe kabisa, amakuru agiye atandukanye ndetse amakuru mu bya politike n'ahandi, aho tugenda tukwegereza amakuru aho ava akagera, kandi amakuru yizewe yayandi atariho ivumbi. Rero reka tukubwire ngo wowe uruha agaciro wamaze kubikora. Njyewe nitwa Sindi Nkabo Fred, ndabakunda cyane. Reka mukanya tuze kukugeza